Uwiteka Imana yacu idukunda tuyarengeye mu ijuru, duciye bugufi imbere yawe tugushimira urukundo, ibambe, imbabazi udahwema kutugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Ikuzo no guhimbazwa n'ibibi byawe Data. Mbere y'uko tugira icyo tuvuga, turakwinginze ngo utubabarire ibyaha byacu, utwezeho imyanda yacu yose, utuboneze Data. Nkundira ngushimire umwuka w'ubuntu waduhaye guhumeka, si kubwo hari icyo twatanze, ahubwo ni urukundo rwawe. Himbazwa mwami w'abami. Abazima nitwe tuzagushima, abapfuye ntibabashe kugushima kuko batakibukwa n'imigambi n'imigabo byabo byose byajyanye nabo. Twe rero tugihumeka, akira ishimwe ryacu. Mwami Yesu, tujye kuganira ku ijambo ryawe, turakwinginze ngo umwuka wawe rabe kuri twe, aduhe gusobanukirwa byimbitse, duheje Satani n'ingabo ze z'umwijima, ngo abamarayika bawe babane natwe batugote. Ubane n'imitima ibabaye kubw'impamvu zitandukanye, kuko wowe ubera hose icyarimwe kandi ukamenya buri kimwe cya buri wese umubere humure, umubere umutabazi, umubere ubwugamo. Ngaho nkundira uyu mwanya wigaragaze, he kuba ari njye uvuga, ahubwo aba ari wowe umenyekana. Mu izina ryawe Yesu mbisenze kandi nizeye kumera ubuntu. Urakoze Data, amen. Nongeye kubaramutsa inshuti zanjye bene Data, mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, ngo bikomeze kubana namwe ndetse n'abanyu aho baherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi. Tujye kuganira nanone ku ijambo ry'Imana, ariko ibikurikira byahishurwa. Turatangira dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 9 ku murongo wa 18, havuga ngo aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Turasoma kandi muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 26, havuga ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba ku isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Nababwiye uko narose inzozi 2019 zigenda zigaruka, muri 2020 ziriganza cyane, ariko no muri iki gihe ziracyaza. Aribwo nafashe umwanzuro wo kuzibasangiza, kuko namenye ko Imana ivuganira natwe no mu nzozi. Impamvu nazihawe ni uko guhera mu itangiriro Satani yagiye ategera ubwoko bw'Imana ku byo kurya, kuko nabwiwe guhunika, ariko nakitegereza simbona impamvu yo guhunika, kugeza naho nagiye kubikora nkerewe. Ngeze mu iduka nsanga ibishyimbo nari nabwiwe kugura byashizemo, ariko nitegereje neza nza kubonamo ibiro 2 bihari, nabyo byarangije igihe. Mpagaze niyumvira, umugabo yaje kunsanga aranganiriza, anyibutsa uko nagiye mbwirwa kenshi simbikore, ariko arankomeza. Ikindi gihe nza kubona mfite ikiro kimwe, noneho ndi kubikuramo imyanda, numva ijwi rimbwira ngo dore stock hariya, genda ugureyo ibiro 10. Ngenda kubigura nishimye. Ijoro ryashize rero nibwo nasobanukiwe n'ibyo ari byo, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta kizaba ntabanje kumenyesha ubwoko bwanjye. Kandi mu itangiriro tubona ko Imana yari yaraburiye Adamu na Eva kutazatandukana, ibaha cyangwa se ibemerera ibyo kurya byose byari muri iyo ngobyi, ariko igiti kimwe irakibabuza, aricyo bagombaga kugeragerezwaho ko bumvira Imana.
Eva rero igihe kimwe aza kugenda wenyine, umushukanyi rero agambiriye kumushuka kera, aramubaza ati harya Imana yababujije kurya kuri iki giti? Kuko yari izi ko muzaba nkayo, niyo mpamvu yababujije. Eva bafashe urubuto araruriye abona ntacyo abaye, nuko ajya guhereza umugabo we kurya kuri ruriya rubuto byari amahitamo. Iyo dukomeje kandi tubona Esawu nawe ko yagurishije umugisha w'umwana w'imfura kubera ibyo kurya. Ariko kandi twagera muri Matayo igice cya 4, ubwo Yesu yageragezwaga n'umwanzi mu butayu, aho yamubwiye ngo hindura iri buye umutsima, Yesu ko yamusubirishije ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Kandi Daniyeli nawe yaduhaye urugero rwiza rwo kwirinda ntajye kwiyandurisha ibiryo by'ibwami. Imana yacu rero ni Imana nziza, yaturemye idukunze, iturema mu ishusho yayo, izi ko ibyo kurya tubikeneye, kandi izi ko hari n'igihe cy'amakuba kitwegereye ndetse cyatangiye, aho ibyo kurya bizabura. Aribwo yatoranije Yosefu, yemera ko aca muri ziriya ngorane zose, ariko kugira ngo azabanzirize bene wabo, aragenda. Umwami Farawo arota inzozi, ariko Imana imwe mu busobanuro, ahubwo ibuha Yosefu umugaragu wayo ko hagombaga kubaho inzara, kandi ko bahawe imyaka 7 yo guhunika. Nyuma y'iyo myaka 7 yo guhinga no kweza no guhunika, hakazabaho igihe cy'inzara. Ibi rero Yosefu yarabikoze, yumviye icyo ijambo ry'Imana ryavugaga. Ya myaka 7 y'inzara iragera, ya nzara iratera igera i Kanani aho Yosefu yakomokaga. Abanyakanani bajya guhaha muri Egiputa, ariko ijambo ry'Imana riduhishurira neza ko na Yakobo nawe hari ibyo yari yarabitse. Aha rero nasobanukiwe nuko tugomba guhunika. Nabihawe 2019, ntago nari ndi kubona inzira bizanyuramo, ariko wowe unkurikirana urebye abaturanyi bawe, abakuzungurutse, urebye mu makuru yirwa tambuka buri munsi, urabibona ko inzara iri kwica benshi. N'igihe rero wowe unkurikiye nawe uzankurikira hanyuma ubasha kugera akarima ugahingamo, cyane cyane impeke. Nge nabwo ibi bishyimbo, ubwo nawe wareba ibintu bibikika igihe kirekire. Wenda tuzagira n'igihe turebe hari hamwe ni gute ushobora guhinga imyaka ukayeza, ugasarura uburyo bwo kuyibikamo ngo ibe yamara igihe, mbese ni ibiki ukeneye. Yosefu rero imyaka yagize igihe cyo guhinga, areza arahunika. Nk'uko nari mbivuze, ab'iwabo bajya guhahayo, natwe rero turagomba kubabasha kubona imirima. Ni igihe wahinga ukeza ugahunika. Ku batabishoboye ni ugushyira amaboko hasi ugakora, ukagira icyo winjiza, nawe ugahaha ugahunika. Ijambo ry'Imana naragenzuye nsanga icyo ufite nicyo giherwaho uhabwa umugisha utuburirwa. Mu bantu Yesu yakijije yarababwiraga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Kwizera bari bafite niko kwaherwagaho bagahabwa umugisha, bagakizwa indwara. Nanone kandi Eliya ubwo yahungiye ku mupfakazi, niwe Imana yamushakiye ubuhungiro. Uwo mupfakazi yari afite utuvuta, afite n'agafu gakeya, agira ngo ari gutoragura udukwi, agira ngo acumba agatsima ka nyuma birire n'umwana we bipfire. Eliya yabwiye uwo mugore icyo yagombaga gukora. Uwo mugore aramwumvira, nubwo byari bigoye. Yagombaga kubanza gucumba ako gatsima, hanyuma umugaragu w'Imana akabanza akarya, cya giseke cye kikabona kuzura mu ifu. Yarabikoze, hanyuma
igiseke ntabwo kigeze kiburamo ifu, n'icupa ry'imperezo rye ntiryabuzemo amavuta, ubwo abandi inzara yari yabahitanye. Bene data, twumvire ijambo ry'Imana kandi tugire kwizera. Hari umugore w'umupfakazi nanone wasanze Elisa ngo amurengere kubera ko umugabo we yari yarapfuye kandi yari arimo ideni. Elisa aramubaza ngo ufite iki mpereho? Umugore aramubwira ati ntacyo, ariko hari utuvuta duke mfite. Utwo tuvuta duke natwo uwo mugore nitwo twahereweho yongererwa. Twizere ijambo ry'Imana kandi dukore icyo ridusaba. Nta kabuza ubwo inzara izatera abatumvira imiburo, abatumvira Imana, twe tuzabaho n'abacu. Kandi ibyo tugomba guhunika ntabwo ari ibyo kugira ngo tubeho twenyine, ahubwo nk'uko Yosefu yafashije bene wabo bose n'abandi batandukanye, natwe tugomba guha n'abandi. Rero abafite icyo mufite murambure, mufashe abakene babashe kuba bagira uturima bahinga, n'abatabasha kubona utwo turima nabo bahahe. Wowe unkurikiye ushobora kwibaza cyangwa se ukaba uri kwibaza ni gute, n'icyo wakora. Ntabwo ndi umutunzi ariko nshobora kugufasha. Wanyandikira hanyuma nkakubwira uburyo nshobora kuba nagufashamo. Ariko icyo nkunda cyane ni ukuri, hasigaye haradutse ibinyoma kugira ngo abantu babeho ubuzima bw'ikirenga. Njye nkunda ukuri. Abanyakuri turakorana, ariko ababeshya nababwira ngo bihane, kuko ikinyoma ntabwo kijya kihishira. Abantu basigaye bibisha ikinyoma kugira ngo babeho neza. Abakozi b'ibinyoma ni benshi bagwiriye, bibisha ijambo ry'Imana kugira ngo birongere amaramuko. Ariko niba koko ufite ikibazo ukeneye ubufasha, nditeguye. Kandi rero tubona ko inzara yagiye itana abantu benshi. Kubera nanone inzara, usanga abantu bagenda bagwa mu mitego itateganijwe, ibyaha bitandukanye. Umuntu akavuga ati wenda iki ngikore kugira ngo ndamuke. Nagiye mbona abakobwa b'abanyeshuri biga mu masegonderi cyangwa mu mayuniversite bavuga ngo kubera inzara, kubera kubura minervare, bemeye gusambanywa kugira ngo babe bakwiga, kugira ngo babe babashe kwishyura icumbi, babe barya. Ariko iyo wizeye Imana ntabwo igukoza isoni, ibana nawe muri byose. Kandi Imana yanga icyaha ariko ikunda umunyabyaha. Ni igihe rero cyo kwihana ibyaha byacu, ni igihe cyo kugenzura intekerezo zacu, tugashakana Imana umwete. Kuko yavuze ngo mushake ubwami bw'ijuru no gukiranuka, ibindi byose muzabihabwa nk'inyongera. Narindi kubaganiriza ku busobanuro bwa ryahishurwa. Ni igihe cyo guhunika, kuko Imana yabonye ko inzara izatera, ariko ubwoko bwayo ibanza kububurira. Kuko mu gihe cya Yeremiya, kubera inzara abantu bariye abana babo, abandi barya inkweto. Inzara ituma abantu bakora ibyo batari bakwiye gukora. Wowe unyumva rero, umvira icyo ijambo ry'Imana rikubwira kandi uyizere, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Ndabashimiye ko mufata umwanya wo gutegera amatwi amagambo Imana iba yanyujijeho mu nzozi, kandi ndakomeza kubasengera ngo twese hamwe Imana itubashishe duharanire gushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, kuko ibindi byose tubihabwa ari inyongera. Kandi mbasaba ngo twese hamwe duharanire kuzabonana n'Imana yera mu bwami bwera bwo mu ijuru, twibanire nayo ahataba inzara, inzangano, ishyari, gupfa n'ibindi byose bibi tubona muri iyi si. Ndabakunda rero, muba amahoro aho muri hose. Uburinzi n'ubudahangarwa by'Uwiteka bikomeza kubana namwe kugeza twongeye guhura. Amahoro ya Yesu abe kuri mwe mwese.